mana uzi ukuntu uriya mukire yambwiye Asmane kumbaza basinzi babakire rwose nyine uri kubimbwiramo ibiki ndi kwa purayinga hano akazi banze kumfata turebe ukuntu tubatekereza uriya yampereje ngo ningende ngo nzamuhamagare ejo bundi byose biranga turebe ukuntu duteka imitwe oya muri iyi minsi ni danje mana oya njye nakubwiza ukuri reba nk'ubu urambwira ngo iminsi 6 ndimo ndapurayinga ahantu na n'ubu 2 baramfashe undi wa 3 ni kumamagara mwobagize turambwira mu nzara kimaze kwitega nawe nyine ubundi nawe mariye ushaka mbigenze niyo yafya gira igitekerezo uzana njye navuga ngo twarapurayinze wowe warabyanze njye nta kindi kintu mfite cyo gukora rero nta kindi kintu nzi gukora ntacyo ye nakubwiye teka imitwe turebe ukuntu twabasha kubaho mariye yadushyaka gusa reba nk'imyaka umuntu aba yarize mana ngaho ntari naho ndajyamo kuko maze kwiga nta n'amayindi nyibona reba nkanjye nize primaire niga secondaire njya muri za institut supérieur ngira gute reba ubuzima ukuntu bumeze koko iyo mitwe yawe uri kuzana njye niyo ushaka zana igitekerezo n'ubu njye nta gitekerezo mfite cy'umutwe ufite igitekerezo ufite igitekerezo okay nta kibazo hari ahantu hari ku bashinwa hari akazi tujye gushaka ufite ruswa gutanga tujye gushaka akazi ute nyine ufite amafaranga nubwo twagira amahirwe bakaduha akazi amahirwe uvuga ni bwoko ki mbwira tujyeyo tujye gushaka akazi hari nubwo bakaduha nyine mbwira nose turakomeza twicare gutya nta kazi gahari turabaho dute ibyo ngo mbwira akazi turagashaka dute tujye ku bashinwa dushake akazi hari nubwo bakaduha mbwira nyine umva mana yewe mfite agashinwa gakeya buretse se wiseka yafite agashinwa gakeya twagenda tugezeyo nkavugaho gake inzara kandi itazakoresha nyine kugira ngo iyo nzara irangire nanjye wize mu bushinwa ntacyo nzi wowe urakizi ufiteho utugambo dukeya inzara ntigira akanyagiro ujya witeka ngombwa igishinwa uzi igishinwa njye nize mu bushinwa mbwira nitugerayo yewe mbese twijijishe mvuga kuvuga igishinwa mvuge ni funguha uzi kuzi igishinwa wana Cinco kamashi uji oha sukayisha ashoma akazi bahita bakabyi jinju kasimo hwa meshi zikamu uziko ujanki kush ngaho mbwira ni gute twabura akazi ishaka kwa ndende ariko se ari akantu katwega twiga turiyo ngo usubize tu kushimino suna fanguha noneho imbere yo tujyayo uburetse nza n'ibiryo mwereke ukuntu abashinwa barya kugira ngo tuzakorwe n'isoni byayo byose ariko umuntu abonye kabishaka kuza kuboneka koza kukuzana utuntu ibinyaga by'ibiti nabyo barisha bashinwa utuntu tw'abashinwa barisha haba mu bushinwa hariyo mandazi bayitaga mishmesh uzi ukuntu toilette bayita tsuntsu misuzika mesuzeka kubera nyine tsuntsu mesuzeka najyaga ngira ngo bazarwa hano ngo akaze turaka bamubwiza ya miyola sikuma wariye buhoro ntibikunigiye jya buhoro ubu ushobora kutubona umushyushyu utunguranye wowe jya buhoro dufite umwanya wo kujyayo uriya mukozi mushya bazanye rero ngo itore amazi atura amazi yo muri tuwarete ntibimenye iriya nkuye banyumvira nibyo bahitamo muzana muri kwako
ushaka kwituma ushaka kwituma amazi akagenda kwicisha mukomere aba no majyepfo amanyaruguru umujyi wa Kigali Kamembe City shishunsha share sunsinsa like konshinu comment sunsisa subscribe